kamere ye ntashobora kunezeza uwatumye ubaho. Ndagira ngo nkubwire ibintu witiranya bitari byo ku Mana. Kugeza ubwo atanga ripoti kuri police station aravuga ngo mujye mumufunga kugira ngo adatesha umutwe nyina. Nageraga mu rugo mama gataka ngo ndamwishe ntavuze. Imana yaje kera n'undimo ndasirimba arandeba arangije araseka arambwira ngo ntabwo igisobanuro cy'uko Kristo ariho. Ariko ubu rero hari abantu bameze nk'ibizu bitarasakarwa abandi banyuraho wibakenera ntacyo bazihisha mu iwawe. Ijwi ry'Umukanguzi. Abantu dukunze kubana hano murabizi ko dukundana cyane. Iyo ndi hano hari uburyo nubakwamo kandi ubugingo bugahembuka. Kadusome Bibiliya rero ntaza kuvuga byinshi nibagiwe ikitugenza. Nanone turaza kongera dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cyaho cya 12. Abaroma igice cyaho cya 12 turasoma umurongo waho wa mbere dusoze n'umurongo waho wa gatatu. Umutwe w'ijambo haravuze ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kabiri haravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Amen. Ndaza kubigomba basabe tuze gusoreza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Igitabo cya Yohana ni igice cya 20. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 20 turasoma duhereye ku murongo wa 11 dusoze n'umurongo waho wa 18. Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 20 murongo wa 11 dusoze n'uwa 18. Haravuze ngo ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira akirira arunama arunguruka mu gituro abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba aramubwira ati mutware niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira aramwitaba mu ruheburayo ati Rabuni risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Amen. Nakire neza iri jambo ry'Imana. Dongera gushimira Imana itwemereye kuganira ijambo ry'Imana. Hari igihe bijya bishoboka mwene data utuyoboye yavuze ngo arashimira Imana ko nta muntu wongeye kwiyandikisha kugira ngo yinjire aze gusenga.
hari igihe kijya kigera tukabura uburyo tugera mu materaniro, atari uko twaguye kandi dushaka kujyayo, ariko rimwe na rimwe ntibikunde. Rero dushimiye Imana ko yabyemeye tukaza hano. Njya nkunda kwibuka inkuru ya Yonatani, igihe kimwe Sawuli yabwiye ingabo arazibwira ngo nimwambare imyambaro y'urugamba tujye kurwana, atabarana n'abandi b'Isiraheli b'abaturage bari basanzwe, atabarana n'abatambyi, afata n'abandi. Ageze mu kibaya ahitwa Imikimashi, baravuga ngo ntabwo dutera tutabajije Uwiteka niba iyi ntambara tugiye kurwana tuzayigirira mwihirwe. Mu gihe arimo asaba Abisiraheli kwiyiriza ubusa, arababwira ngo mumare kabiri nta n'umwe urya nta unywa, twisonzeshe kugira ngo bibere Uwiteka ikimenyetso ko imibiri yacu yatsindiwe imbere y'Imana, hanyuma iduha ubujyanama bw'ubundi buryo twarwanamo. Yonatani wabona kurwana biramutindiye, abwira uwamutwazaga inkota, aramubwira ngo wowe tugende dusige data na bene data bari kwisonzesha, twebwe tujye gutera. Umutwaza ingabo aramubaza ngo twahagera tukahagwa? Aravuga ngo birashoboka kuko n'ubundi twaje mu ntambara. Amubwira ijambo nkunda, aramubwira ngo niba tubwira ngo mukomeze muze bikubera ikimenyetso cy'uko Uwiteka abatugabije, ariko niba dutera batavuganye natwe uhita umenya ko Uwiteka dutanze ngo dupfe. Bakigera mu kibaya cy'Imikimashi, Bibiliya iravuga ngo barababwira ngo nimuze. Yonatani arebana ku jisho, ako ni akantu k'intsinzi, kubona umwanzi wawe ashyize mu bikorwa ikimenyetso cy'intsinzi wasabye Imana, akagishyira mu bikorwa kuri tere y'intambara. Niba ari ikintu kiryoha nicyo kintu. Agize atya ngo nimukomeze muze, Yonatani aramureba aramubwira ngo kura inkota mu rwubati, Imana yabatugabije. Rero nawe uyu mwanya wageze mu rusengero wikure mu rwubati, intsinzi yawe n'Uwiteka igerweho. Imana ishimwe. Njya nkunda kubwira abantu nuko abarokore benshi tugira tolerance mu gihe cyo kurwana, ariko nta muntu urwana aseka. Nta muntu urwana aseka, kuko urugamba si imikino, no gusenga ntabwo ari imikino, ntabwo kwicara hano ari imikino. Mwene data ashimiye Imana, aravuze ngo sinari mfite, ariko ibintu byose muba muri kubyumva, ngo sinari mfite uburyo natekereza ko umwana wanjye yajya kwiga hanze, ngo ariko ngo dusirimbye gusa. Impamvu byakoze mu gusirimba nuko yasirimbye atari mu mikino. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana rero ngira ngo mvugeho. Dushimiye Imana ko yuguruye amarembo tukaza gusenga. Imana ibishimirwe. Nigeze nagera muri situation ndarwara, umubiri urambabaza, nkumbura kumva indirimbo, nkumbura kumva abantu bandirimbira. Bibiliya narayisomaga, nkunda gusoma Bibiliya iyo mbonye umwanya, nicyo kintu ntindaho, ndabikunda cyane. Ariko nkumbura indirimbo. Mwene data Faustin, Imana imuhe umugisha, yaraje aririmbaho indirimbo yo mu gitabo, numva ndahembutse. Bijya bishoboka ko umuntu abura umwanya wo kwigira mu materaniro, ariko iyo wahageze shakisha impamvu yatumye Imana ikwemerera kuhagera. Ubanza utekereze kubera iki. Ntabwo ari uko ufite umwanya wo kuza gusenga, ntabwo ari iyo mpamvu yo gusenga, ntabwo ari uko wari ubuze ibyo ukora. Birashoboka ko wari kubura icyo ukora, ariko ntiwari kubura ibikurangaza. Ariko kuki nabyo bitabonetse ukaza hano? Shaka intsinzi mu mpamvu Imana yatumye uza kugera mu rusengero. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Njyewe hari igihe bijya bimbaho, nkaba ndahantu nkumva abantu bari gusenga, simbona uburyo njyayo kuko bw'ibindi ndimo, nkumva ibihe byiza bikankurura ariko sinjyeyo. Ndibuka umugabo umwe yigeze asanga turi gusenga, yari mu bashinzwe umutekano, arangije yumva twatinze turi kuvuga ngo toka Satani turakwirukana mu izina rya Yesu. Arangije aravuze kuki mutinya Satani utaje kandi twebwe tubegereye mutigeze muvuga ngo kwacinara Yesu. Arangije aravuga ngo ubutware bwacu butwemerera. Umugabo umwe aramusubiza aravuga ngo wowe iyo turebana biroroshye cyane kuguhindura imitekerezo ugatekereza nkatwe, ngo ariko kuko tudashaka guhura na Satani na rimwe kuko tudashaka guhura nawe na rimwe, ngo tumukura mu byacu kuko ari aho adakenewe. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Murabizi ko dufite teme y'umwaka wose ivuga kuba umuntu uhindutse.
ndagira ngo twongere tubiganireho, ntabwo mpatinda. Murabizi ko muri Karuvali mwiga ijambo ry'Imana cyane, keretse bibaye umuntu utumva, ariko kandi nawe arakenewe kugira ngo ijambo rizafungure urwo ruhande rw'icyumviro kidakora. Nawe arakenerwa kugira ngo yumve ijambo ry'Imana. Ikiza cy'umuntu wumvisha ijambo ntabwo rimubangamira kuryumva kenshi, ntabwo ijambo ribangamye kuryumva kenshi. Burya nubangamirwa no gusomerwa ahantu hamwe inshuro nyinshi, ntuzagire ngo ikibazo kiri mu ijambo rije kenshi, uzatekereze ko ikibazo kiri kuri wowe, kuko urya umuceri kenshi ntiwijujute, ibiryo ukunda ubikenera kenshi. Niba rero ufite urukundo rukunda ijambo ry'Imana, naryo urikenere kenshi. Ntacyo bitwaye, ntacyo byica, ntacyo byangiza mu buzima. Imana ibahe umugisha. Dusomye urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ababwira ngo mwe kwifata uko mutari. Ndagira ngo iri jambo nze kuritindaho gatoya. Umuntu agomba kuba ameze gute, agomba kwitwara ate kugira ngo abe ari uko Imana imushaka, agomba kugenda gute? Sinza kuhatinda kuko buri muntu afite igitekerezo, ariko kimwe muri ibyo Bibiliya imbwira iremwa rya muntu. Imana yateguye projet yayo, iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Icyo ni ikintu cya mbere umuntu agomba guharanira, gusa n'Imana. Kandi gusa n'Imana ntabwo ari ukugenda twibombaritse gutya gusa tutareba hirya ngo tutabona ibiducumuza, cyangwa hino ngo tutabona ibitugusha. Gusa n'Imana niko kumvira Imana, kandi gusa n'Imana nibyo bibyara gukiranuka. Kandi gukiranuka bizanwa n'ijambo rimwe ryoroheje, gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa n'Imana. Gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa n'Imana, cyangwa se gukora icyo Imana ishaka, ni ikintu kimwe gituma tuba umuntu Imana yivuga naho tutari. Bigatuma Imana itureberera mu ntambara tutarazigeramo. Gukora icyo Imana ishaka, gushyira mu bikorwa iby'Imana idushakaho, bituma Imana itubera aho tutari. Kubera iki? Kuko natwe tuba turi muri yo, nayo iri muri twebwe. Rero bituma iturinda amakuba yangiza iyo shusho isa nayo. Itabara mbere. Imana ishimwe. Itabara mbere yuko duterwa. Ikindi cya kabiri, iri jambo ryo ndarikunda, igutegura mbere yo kugera mu bigeragezo. Kandi ikindi, ikakuzuza mbere yo kurwana. Aka kantu ndagakunda, uburyo Imana iduha imbaraga mbere y'ibigeragezo. Burya nubigeramo nushaka ujya ubyirata hejuru, ntabwo ari buri muntu wese ubishobora. Ariko niba ushaka gutsinda ibigeragezo, nubona watsinzwe, uzabihagarare hejuru ubibwire ngo nubundi wari unteruye reka nkwiye. Nurangiza ubibwire ngo impamvu nkiriho nuko utanshoboye. Nakunze uburyo Aparoni yeretse mugenzi ni mukristo, amwereka intumbi zabo yishe. Kira ni igisobanuro cyiza cy'uko Aparoni atagishoboye mukristo. Iyo umuntu ari kukwereka intumbi uri muzima, biba bisobanuye ngo ari kukwicisha abapfuye, naho we yananiwe kuguhitana. Uzasanga abantu bakubwira ngo dore ibyo, ngo dore ibi, ngo aba ngo baguye. Kuki bakwereka baguye uhagaze? Nuko wananiwe gutegeka ariko baraguteze. Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Gusa n'Imana tujya tubwirana mu rusengero, tukabwira umuntu ngo rambura ikiganza ubwire mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Buriya ntabwo ari motivation. Ko murakaye bene da? Murakoze. Gusa n'Imana nukuba inzobe, nukugira ibizigira, ni igikara gikeye cyangwa kijimye. Gusa n'Imana tuba tubwira ngo bwira umuntu ngo urasa nayo. Ni gute? Nta murokore mubi mu rusengero ndabona, ni bake cyane. Umuntu wese mu rusengero aba yitwararitse, afite umwuka wo kumvira. Nimuvuge haleluya, akayitera, murambura ibiganza, akagira atya. Ariko hari nabo tujya duhura mu muhanda tibana dusuhuze, kandi mu rusengero uba ubona bose bagukunda ku buryo ubareba ukavuga mbabonye mu bwiza bw'Imana. Bujya he iyo duhagurutse hano? Buba bugiye he mu by'ukuri? Hari umuntu ujya kumva arakubwiye ngo njyewe iyo ndi mu mwuka ngo mba numva.
hanyuma se uviramo iki? Nibyo, ntabwo tuwuhoramo ariko duhorana nawo. Iki kintu mu gitekere, ibintu byose dukorera mu isi ntabwo tubikora mu mwuka ariko dukorana n'umwuka tugakoreshwa nawo. Kuko hari ibyo dutegekwa gukorera abanyamubiri kugira ngo barye ku mbuto z'umwuka, tukabikora mu mubiri ariko tuyobowe n'ubwenge bw'umwuka. Igihe rero ubwenge bw'umwuka buzajya kure y'imitekerereze y'umuntu tukumva twawusohotsemo, mujye mumenya ko ubutware bw'Imana iyo bwimutse ubwa Satani burima. Iyo ubutware bw'Imana bwimutse, Satani yima ingoma. Kandi ikintu nabonye kwimika Imana mu mibiri yacu bigorana kuruta kwimika Satani. Umwuka kumwirukana biroroha, ariko kumuhamagara ngo aze biragorana. Nakunze Daniyeli biravuze ngo Uwiteka niwe mucamanza wanjye. Mbega ababyeyi bitaga amazina meza. Daniyeli anyagwa ajyanwa Babuloni, yafashe principe aravuga ngo njyewe nubwo nkuwe muri Yerusalemu ariko Imana ya Yerusalemu nta wayinkuramo. Aravuga ngo sindi Yerusalemu ariko Imana ya Yerusalemu ndagendana nayo. Ageze Babuloni ntibemerewe kuharirimbira, imigezi bajya kuri Kebari bamanika inanga, ariko Daniyeli aravuga ngo ndahasengera. Simparirimbira kuko indirimbo ari z'i Yerusalemu, ariko ndahasengera kuko iyo nsenga iba muri nje, ibana nanjye. Akingura amadirishya areba i Yerusalemu, asengera aho batemerewe kuririmbira. Iki kintu muragitekereza? Ariko kandi akora strategy nakunze, aravuga ngo si hano. Yakinguye amadirishya, gufungura amadirishya biravuze ngo si hano ndimo ndasengera, ahubwo ndimo ndareba izuba ryo gukiranuka rirasa rituruka iwacu. Umunyamasengesho uhindutse akingura amadirishya yo mu gihe cy'ibigaragazo akareba i Siyoni. Haleluya! Awishimwe rya Daniyeli ryaturutse ari muri Babuloni, nishimwe rya Anicet ryahaturuka ari mu bigeragezo, agakingura amadirishya areba i Yerusalemu. Kandi ndagira ngo mbabwire ntibagiraga ibyiringiro bisa n'ibyo dufite. Twe dufite Yesu wabambwe ku musaraba, ariko bo bizeraga bataramubona. Bizeraga nta gitambo bagira, ariko twe twizera byaraguzwe. Yarabiguze, amaze kubigura abarwiyemeza mirimo agenda abisapurayinga. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Uzi gutanga umwana wayo w'ikinege, ikabona ntabwo ahagije, ikaduha n'umwuka uzatumenyesha icyo kinege cye. Nimba Christo wenyine ntahagije. Niyo mpamvu yabwiraga abigishwa ngo birakwiriye ko ngenda kugira ngo ningenda umufasha azaze. Abo bari kumwe batarabona umwuka baramurebaga ariko ntiyari ari muri bo, ariko umwuka aje abaturamo aravuga ngo nzabayobora mbicayemo mbone kubageza ku kinege. Muririmbyi yaravuze ngo shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Imana yamutanze, ngo nawe mwuka wagize gute? Wamutumenyesheje. Imana ishimwe. Ariko Imana ni igitangaza. Imana yaramburirwa amaboko, twaramburira Imana amaboko tukavuga ngo ushimwe ko watwimenyekanishije. Nkunda kumva ndi mu nzu y'Imana, ngakunda na geste yose ivugwa, ndabikunda. Mwene data yavuze ijambo ryamufashije, aravuga ngo Yesu ntiyumva amabwire, nta muntu wamuduteranyaho. Yongeye kuvuga irindi jambo nakunze, yaravuze ngo twagize Imana kuko dufite Imana. Mbega amahirwe we. Yavuze ngo dutanga ubuhamya, ariko amakamera ari hano ntabitwemerera. Ntabwo atwemerera gutanga ubuhamya bw'idini turi muri indi. Kuko duhita dutanga titre ku banyamakuru badakizwa, bamwe bahita babona amatitre mabi. Niyo mpamvu tubiceceka. Ariko mureke mbabwire, dufite Imana kuko dufite Imana nyine. Paulo yarabyirasa ageze mu Baroma, yarababwiye ngo nge ndi Umuyuda. Ngiyo ndi kumwe na bene data badakizwa bansuye bakambwira ngo turashaka kugusura, baje mu mavuna yahashize bakambwira ngo tuje kugusura, mbaha ikaze bihuta, buri muntu nkamwakiriza icyanywa,
nkamwana nimuze niho mbaboneye mbasuye iwanyu ntimumpe igihe ariko nimuze iwanjye ndavuga ibyo nshaka wenda bazarambirwe nuko mvuze ntabahaye umwanya wo kubumva buri mugabo uri wagiriye ayo mategeko sibyo se mfite uburenganzira bwo kubatega amatwi nkabumva no kubabwira ngo mwicare mu nyumve ndabikunda iyo mbabwiye nti nkanjye w'umukristo ako kantu ndagakunda iyo bagize icyo bambaza nkababwira nti nkatwe mu bakristo tubitwara dutya ibyo ndabikunda Pawulo yarababwiye ngo njyewe umuyuda agitangira ibyirato by'abayuda baramuga ngo muturusha iki ubundi umuntu ufite ukuri ntabwo aburanira mu mpaka no mu mwuka wo hejuru aravuga ngo twebwe abayuda tubarusha mu buryo iki kintu ndagikunda tubarusha muri byose aravuga ngo niba mushaka ubuhamya muri ibyo byose ibya mbere nuko twebwe tubitse twabikijwe haleluya uko mutureba muri stoke yacu muri mind mu myumvire mu mitekerereze mu bizaza mu bizaba twabitse ibyavuzwe Toli bori yangasa irimori twabikijwe ibyasezeranijwe ahantu ndahagera nkumva navuze induru twabikijwe ibyasezeranijwe ijuru ryaricaye ravuga ngo ubuturo bw'umwuka wera ndabumanurira muri Anicet muri runa umwuka wanjye agendera muri wowe tubarusha mu buryo bwose suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu gavuye se kuki gavuye kugusha n'ubushake bwe gusa hari ikindi kinezeza nuko ari we wamisemo sikuribi korwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe Mane baha umugisha ariko hindukirira umuntu muri kumwe ntumukoreho umubwire ngo wagiriwe ubuntu ntacyo bitwaye mubwire ngo wagiriwe ubuntu Imana iragukunda wagiriwe ubuntu Imana irakwimenyekanisha icyo cyonyine wagiriwe ubuntu muziko ubuntu Imana yatugiriye bwo kuyimenya ntacyo buyitwaye iduturanyije n'abarozi ntacyo bitwaye Imana kuba twatura mu isambu y'umupfumu twaragiye ubuntu bwo kumenya Imana ntacyo bidutwaye kuba umupfumu yaza agatega amahembe mu muryango Dawidi yavuze amagambo nkunda yaravuze ngo ntawe umutego ikiguruka ngo kibureba ariko murumva iryo jambo yagereranyije ni ikiguruka kandi umuntu uri gutega ntabwo ari gutega mu kirere ari gutega hehe aho kitagendera niba ari insinzi Imana yaduhaye ni ukuvuga ngo reka tureme umuntu ase natwe ndagira ngo nze gutinda ku muzuko kugira ngo tugaruke kuba umuntu uhindutse Adamu atakaza ubwiza mu ngo bya Edeni ubwiza bw'Imana nibwo bwamuvuyeho Imana ikumbura umubano mwiza yagiranaga na Eva niba ari ikintu Imana ikunda urugo ruganira ijambo ry'Imana uwo muryango Imana iwusura kenshi kuruta amateraniro mwaba muzi impamvu Imana isura uwo muryango kuruta amateraniro
nuko inkomoko y'ibihe byiza mu materaniro bituruka mu nkomoko y'umuryango muzima cyane. rero umuryango ufite ibihe byiza Imana iwugenderera kuruta uko igenderera amateraniro. Aho hantu habiyerekwa riteye ubwoba. Nkunda ikiganiro cya Manowa n'umugore we, ariko niba Manowa yari yaragiye, niba ari impano y'abagabo kugenda simbizi. Inzoka ishuka Eva, Adamu ntiyari ahari. Eva yaje abwira Adamu ngo mpuye nayo imbwiye ngo. Na Manowa, muka Manowa avugana na marayika, ntabwo Manowa ntiyari ahari. Manowa yahageze amubwira ngo marayika avuye hano. Manowa iki kiganiro ndagikunda. Reba kugera mu rugo, reka ntanga urugero kuri Marcel twazanye, niwe wambwirije ubutumwa bw'Imana imuha umugisha. Nzabimwubahira kuko mu isi nta mugabane n'umwe nahabonera nk'agakiza, nta uhari. Reba kugera mu rugo ugasanga madamu afite umugore witwa Umumararungu Marie Chantal. Reba usanze mu mararungu akubwira ngo burya ivuye hano. Burya yarivuze. Mbega ibintu biryohawe, burya ugeze aha, ariko marayika havuye. Manowa rero nawe ni umugabo uzi ubwenge, ntiyashatse ko bimenywa n'umugore gusa. Yaramuse none se wamubwiye kongera akagaruka. Muzi uburyo igihe urayiravuga ngo aracyari bugufi bwawe kuko mwahoranye, ngo nuvuga arakumva agaruke. Ni kwigihe burayivuga aracyari bugufi bwawe kuko mwahoranye. Bivuze ngo iyo mwavuganye ntajya kure, aguma arindiye hafi aho. Aravuga ngo nuvuga arakumva agaruke. Aravuga ngo wamubwiye akagaruka, tukamubaza uko tuzafata uwo mwana azaza. Ariko se akubwiye uburyo tuzamufata. Urugo rufite umwuka wera rurerera mu mwifato w'umwuka. Uwo mwana tuzamufate duti. Urumva ikiganiro. Imana nayo iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Proje ya Satani ni ukwangiza ubwiza bw'Imana muri twe. Ntabwo hari abantu benshi bajya bagira ngo Satani ateza inyatsi mu kazi, mu biki n'ibindi. Oya, si icyo gusa. Aho yahafatira kugira ngo agucogoze mu rugendo, amena imbehe iriho impamba, amena icyo kurya cy'urugendo kugira ngo ubane amaganya muri ya nzira. Ariko ibyo ntacyo bimutwaye. Icyo Satani ashaka ni icyumba muri wowe kugira ngo naba kurimo ahindure destination y'Imana, agutware mu cye cyerekezo. None n'Imana icyo ishaka ntabwo ari ukuba mu byawe. Oya, Imana ishaka kuba muri wowe kugira ngo ikuyobore, nigendera muri wowe igucishe mu nzira zayo ishaka kunyuramo. Kandi Imana iri muri wowe igutwara mu gihuye n'icyo yakuremeye gukora. Nibyo. Niba ari ikintu kiryoha ni ukubaho mu buzima buriho mu ntego y'Imana. Uzi kubaho ukora icyo Imana yakuremeye. Bibiliya yarabivuze ngo yaturemeye kuriramya no kuyihimbaza. Imana yaturemeye guhimbaza Imana. Guhimbaza ntabwo ari ukuririmba gusa. Amaturo no guhimbaza, no kuramya, gufashanya no guhimbaza, no gukunda babapagani nabo no guhimbaza. Hari igikorwa nkunda muri bene data b'Abayisilamu bakora bita swadakatu mujariya. Ni igikorwa bita ituro ritibagirana, ribategeka gufasha abo badahuje no kwizera, akajya mu ngo zabo gusa. Kandi mureke mbabwire, akanwa k'umuntu uvuga ubutumwa bwiza ntikabwiriza nk'imirimo y'umuntu wahinduwe n'ubutumwa bwiza. Umuntu wahinduwe n'ubutumwa bwiza, imirimo ye igira ivugabutumwa rinazura. Ariko akanwa kazuye katagira imirimo kirata ubuzima n'igihe uwo wayazuye yapfuye. N'igihe wamuzura agapfa wirata imirimo. Ubwashize ndabyibuka turi hano twaganiriye ku nkuru zo kwa Lazaro. Niba ari ikintu njya nigira kuri Christo, nuko nta na hamwe yigeze ahagarara ngo ababwire ngo muribuka ko hahandi hari umuntu nazuye. Na Paulo niko byagenze. Ntajya avuga ibyo yakoreye abandi, ahagarara aho amenyesha abandi kwizera kugira ngo nabo babone imirimo abandi babonye. Imana ishimwe. Naratangaye, Mariya mushiki wa Lazaro yafashe amavuta bita ayo ku mukondo y'agati ka narada. Uyu munsi ari gucuruzwa n'umugabo umwe wenyine, ari muri Palestina. Sinzi niba
n'abatakiyacuruza sinzi uburyo tuzayabona, ari kugurishwa n'umuntu umwe. Abajya Isirayeli barabizi. Ni amavuta iyo wayisigaga ku mubiri, niyo wari gupfa ukamara imyaka 1000 ntiwari kubora, ntiwaboraga. Ni amavuta wisigaga ukaba wirinze indwara zose z'uruhu. Gufata rero ayo mavuta Mariya arayafata ayasuka ku birenge bya Kristo. Mwibuke ko Yesu Bibiliya imwita manu, imugereranya na manu. Byari bisobanuye ngo izo mu isezerano rya kera warayirazaga ikabora, ariko kuko asutsweho aya mavuta yo kutabora, ni manu ihoraho. Haleluya, atukuzwe. Duhorana manu ya Kristo, ntibora, yasizwe amavuta yo kutabora. Haleluya. Mu yandi magambo uri ibyo kurya bizima bihoraho. Tuzigera ubora umuntu ugukeneye amanyuraho, ariko Mana nyagasani aramanyura akarya. Ukeneye kuri Kristo aramanyura. Igihe amaraso ya Kristo yatembeye ntaravura na rimwe, aracyatemba. Oh, haleluya, atukuzwe. Igihe amaraso ya Yesu yatembeye haracyamanuka ku basambanyi akeza, haracyamanuka mu kabari akeza. Bamwe mwebwe muciraho iteka niho mufurege rigore n'ihitembiye. Bamwe mwaciye, bamwe mutemera. Amaraso ya Yesu atemba yerekerayo kugira ngo nabo bezwe. Niba ari ikintu kinezeza umuntu cyangwa se muzareba amazi anezezwa no kugera mu kanogo, yahageze arahatinda. Ba bantu muciraho iteka imbabazi za Kristo zihageze zitinda muri operasiyo. Mariya afata amavuta ayamusukaho, ariko umunsi Lazaro yarwaye ntabwo bamwandikiye bamubwira ngo nitwe twagusutseho ya mavuta yacu. Oya, barebye mu mubano agirana na Lazaro, baravuga se uyu muntu warwaye apfana iki na Yesu? Barebye babona yari inshuti. Lazaro yasaruraga umuganura akawutura kwa Kristo, akavuga ngo sinshobora kurya umwero wa mbere ntarasangira n'abigishwa. Akaza wikoreye akabwira Kristo ngo turashima Imana yaduhaye umwero w'ubutaka. Bakarya umuganura. Marita na Mariya bagiye gukompoza leta barandika, baravuga ngo ukunda yarwaye, yari afite impamvu. Ukunda yarwaye. Imana ishimwe. Hari umugabo wigeze ajya mu ntambara, ariko ajyayo yarabonanye na Elisa. Umugabo witwa Namani yari afite ikibembe kimuteye ubwoba, kinateye iseseme. Ikibembe kiragatsindwa. Icyo mu buryo bw'umwuka cyo nagahebuzo Imana izakiturinda iteka. Ibibembe byica ububabare mu muntu, ukabaho ku buryo ushobora gusirimba amano agacika ntubimenye ko hari urugingo watakaje. Niko ikibembe kimera. Kandi ikibi cy'ikibembe kirakurikirana. Hari igihe umuryango urimo umuntu urwaye ibibembe bigenda bikaba karande. Noneho kandi ibibembe hari n'igihe byandura. Namani yari afite ibibembe ndetse umubiri wose yarabembye, ariko kandi akaba umusirikare wari uzi kurwana. Yari umutekinisiye de guerre ku buryo umwami wa Siriya kumutakaza bitari gukunda. Aramugumana nk'intwari ye, ariko ibembye. Bene uyu muntu ntiyari yemerewe no gukandagira ku butaka bwa Isirayeli ngo ahure n'umutambyi, umukuru w'igihugu cya Isirayeli n'umuhanuzi. Aba bantu batatu ntibari bemerewe guhura n'uyu muntu. None na rubanda rwahuraga n'umubembe barufungiranaga iminsi 7 inyuma y'umudugudu kugira ngo barebe ko ikibembe atacyanduye akaba ari bukizane mu bandi. Namani ajya kunyaga Samariya, anyaga agakobwa kazi Imana. Karangije karamubwira ngo nubwo unyaze urabembye, ariko burya mwaje kunyaga iwacu mutwara abagaragu timwahakura umuti, nyamara umuntu w'Imana yarahari. Haramubwira ngo burya umuntu w'Imana ariyo. Namani yandikira umwami urwandiko, arandika. Umwami arusomye aravuga ngo ibintu nukunyendereza. Ashishimura imyambaro, n'ubundi byari bisobanuye gutsindwa, kubura umwami utambaye umwambaro wanawiciriye.
yaneshejwe nyine aterwa n'ubwoba. Elisa abyumvise aravuga ngo ibyo ntabwo byari ibintu bikaze, wamunyohereje hose. Babwira Namani ngo baravuze ngo manukira kwa Elisa. Wenda keretse ufashe ikarita, ariko aho yavaga n'ubundi kwari ukugenda ku nkombe akikira imbere y'uruzi rwa Yorodani, arumanuka iruhande, areka inzira igiye Yerusalemu bita inzira y'abatware n'abami, amanuka ku nzira yo kuri Yorodani. Byari bisobanuye ngo ni ba rubanda rugufi, kuko Yerusalemu habaga inzira ebyiri, zari nyinshi ariko mu buryo bubiri. Rubanda rwagiraga inzira nyinshi runyuramo bitewe n'aho rujya, ariko abatware n'abami n'abatambyi bagiraga inzira imwe yarindwaga, ku buryo nta wundi muntu wayinyuragamo adafite ubwo bubasha. Niyo nzira Pawulo yamanutsemo ajya i Damasiko, kuko nawe ntiyari yoroshye. Niho yahuriye n'umwami w'abami. Pawulo yanyuze mu nzira y'abami n'abatware, ahahurira n'umwami w'abami, amufatiraho. Rero Namani bamukura mu nzira y'abami azi neza ko atari yari kunyuramo, kandi ajya gushaka umuti. Ubwabyo byahise bimutera umutima mubi. Ngiye muranyuza mu nzira ya rubanda, uwo muri kumbwira njye kureba kuki ataje kundeba. Ariko kuko Elisa yari umuntu uhindutse wisobanukiwe, ntabwo mpura nawe, ibyo ntacyo mbikoraho. Namani ngo amanuke, Elisa abwira Gehazi ngo jyayo. Niba ari inkuru inejeje, ni igihe Gehazi yatwaraga ububasha bwa Elisa. Hari igihe yamuhaye inkoni aramubwira agenda ujye kuzura umwana. Gehazi yanayikujomba, ariko pakuzuke zuka, kuko Gehazi akunda gukora ibyo ashimirwa. Databuja amuhaye ubutware, wapfuye none ntuzuka, yanayikujomba. Hari umuntu uzabona shaka kugukubita rwose kugira ngo wumve. Njya nkunda kubivuga, mwe kujya mubeshyera abantu barwaye. Nta muntu urwaye ukizwa no kwizera kwe, akizwa no kwizera abamusengera bafite. Wowe imbaraga ziri muri wowe nizo zijya mu bandi. Imana yabwiye Mose ngo ndafata ku mavuta kurimo, ku mwuka kurimo mushyire ku bandi. Kandi ba Petero baravuze ngo icyo dufite turakiguha. Ntabwo uyu mugabo yari yizeye guhaguruka, ntabwo yari abyizeye, ariko ba Petero bo barabizi ko ikibarimo gihagurutsa abantu. Kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana. Aravuga ngo ntibikabeho. Nahuye n'umugabo sinjya mwibagirwa, ariko simwibukira ibyiza nuko yambabaje. Yari ari gukora ubumaji muri gare Nyarugenge, ari kubwira umuntu ngo nagushyira mu icupa. Sinzi uburyo abikora. Yicazaga umuntu akamutwikira urwenda ahantu yicaye, akamuga ngo ngaho haguruka, agahaguruka habona igi. Namwe ati irigi si wowe uriteye, ntireka ntabwo ari njye, uticara ahandi. Yahaguruka akabona igi, yambwira ngo ndagushyira mu icupa, agahita abona ifoto ye direct mu icupa. Ntambuka agiye kwigisha mfite Bibiliya, ahita avuga ngo n'uyu mupasiteri namushyira mu icupa. Niyavuga ngo n'uyu mugabo cyangwa uyu musore, niyavuga irindi ariko ntashyireho iryo zina. Ndahindukira ndamureba, arambwira ngo wowe n'Imana yawe nabashyira mu icupa. Yewe data wa twese uri mu ijuru we, ndamwira nti ndi hano, nurinshyiramo nkarijyamo, uriterura urikubite hasi menekane naryo, ntacyo nzaba mariye Imana. Ndamwira nti ngaho nshyiramo. Kandi nukuri pe, ibyo ntibisaba ngo ube wizeye kurwanira ishyaka Imana gusa. Ibyo byonyine kuba uhagaze mu mwanya, njyewe n'Imana aradutereka mu icupa. Baramubeshye. Niki cyatumye Dawidi atsinda? Yaravuze ngo Goliyati amaze igihe mu rugamba, ariko yagize yesheke yo kumara igihe kinini atuka Imana. Aravuga ngo iyo watutse, iyo wasuzuguye, iyo ya Isiraheli wicenyeje icyubahiro cyayo, urakitiza uyambika igisuzuguriro. Aravuga ngo iyo nguteye mu izina ryayo. Wowe wigisigayari kuko wabuze umuntu yirwanirira, ariko nje mu izina ryayo. Noneho yari itaraza kuko yari ariko Mana we, none nzanye nayo, hamwe nzanye nayo. Aza mu izina ry'Uwiteka, atora amabuye 5. Nkunda Dawidi we, ndamukunda we. Asuzugura Goliyati, nta numwe yatoreye amabuye 2, byari ibigabo 5. Goliyati n'abagabo 4 bamuprotejaga,
bari bane, imbere ingabo ku ruhande n'urundi n'inyuma. Atora 5 aravuga ngo buri wese ni rimwe rimwe, ntawe mpusha ntawe nkubita kenshi. Ni buri muntu rimwe rimwe, erega ntabwo ukeneye amabuye menshi, rimwe ryonyine ryakura agasuzugura imbere yawe. Ibingibi upfundapfundikanya ugafungura akabranche hariya n'akandi hariya n'akandi hariya n'akandi hariya, akahano kamwe konyine kafungura utundi utarateragura imigeri. Umugisha w'Imana waje. Hari umugabo twajyaga dusengana yitwa Jebera, yajyaga tubwira ngo umugisha w'Imana waje, inyoni irya urusenda mu kw'abandi ikaruzi karuta hano urwawe rukamera ugahinduka umushoramari warwo. Umugisha w'Imana wakwerekeyeho, ewe data we, icyo wita ibisubizo biraza bikaguteza akajagari. Umugisha uraza ukameneka nk'akavuyo. Ewe we, kwa Anicet ndi umuhamya wabyo we. Umugisha uraza ukaba akavuyo, inote ziraza zikaba akavuyo, ku buryo ugirayo wibagirirwa mu ikofi andi ukayasiga mu ikote andi hehe. Umugisha utera akajagari, uraza ukajya wimena. Salomo yaravuze ngo witera amababa, ngo ubutunzi bwitera amababa bukaguruka. Burya buguruka bufite aho buva naho bugiye. Hari igihe rero bwaguruka buvayo buza. Imana ni igitangaza. Tuhita zunguza kamwe konyine Goliyatagwaho, kuko yakoranye n'Imana. Reka nihute ngaruke. Namani Gihazi araza aramuga ngo databuja aravuze ngo wibire 7. Namwe murebe ukuntu tujya twiyemera tuza muri Karuvali ngo twabwirije murafashwa. Ubu se ko ari twebwe databuja bayahibereye. Uzi umuntu hanura ugasanga avuga ati nge ndahanura ndareba, muzumve ama publicité kuri radio, kora kuri radio yawe urakira. Ntabwo ari byo bikiza, kwizera byonyine. Ibyo birahagije. Kuki muri batubwira gukoraho Christo atari? Ntabwo Yesu aba muri radio. Mwatwigishije gukorana nawe na radio zidahari. Ngo kora kuri radio urakira, ngo muzaze murebe ngo ibirema birahaguruka. Kandi Yesu ntiyatumiraga ibiza ahari, yakizaga ibyaho anyuze. Uribaza twirirwa mu publicité ngo ibirema birahaguruka kandi umujyi wa Kigali biruzuye. Tugeze mu rwego, hari umupastor sinzi niba mwaramwumvishe wasebeje izina rya Kristo, uri gushinjwa kwica abantu, yasonzesheje abantu kugeza ubwo bapfa akanabashyingura. Mwaramwumvishe? Murumva uburyo izina rya Kristo riri gutukwa? Ngo ni mwiyiriza ubusa kugeza ubwo Imana imanutse ikaza. Ese namwe mutegereje ko izamanuka? Yaje kera, imaze iminsi na imaze igihe kinini na yaje kera. Wowe urayitegereza ngo izaza. Hari igihe mama yajyaga ajya ku isoko guhaha akadusigana inzara, noneho twese tukajya mu marembo, akijima katera tukava mu gikari tukajya mu marembo, tukajya tureba umuntu uhingutse, tugahita tuvuga ngo uriya noneho niwe. Yatugera imbere tukabona siwe, akarenga. Tukongera tukavuga ngo uriya noneho niwe, akarenga. Kumbi mama yanyuze mu cyanzu kare, nibyo yahashye yabitetse. Noneho twajya kumva tukumva umwe umuhanga wabaga ushonje kuruta abandi yashyiraga igitunguru mu mavuta byahumura, agahita avuga ati ariko se ni hehe bakaranze. Wakurikirana kuka kumva gaturutse iwanyu, ugatambika ugasanga yaje, none ugashyiraho ibyishimo byo kubona mama n'umuhumuro uraho. Burya waje kare, burya yaje kera. Ahubwo ikibazo n'ibyumviro bidahumurirwa n'imirimo yayo, ariko imaze igihe inaha. Haleluya! Yaje kera. Wahagera bamubona nka mama, burya waje kare. Natwe twari ku irembo, nta kubajije aho wari uri, ariko ntacyo, natwe twari ku irembo. Imana yaje kera. Hari gujya wumva tuyoboye n'amateraniro ngo nimuhaguruke twakira umushyitsi mukuru ngo ni Kristo, kugeza ubwo Yesu abaye umushyitsi kuri twe. Niwe bugingo buzima n'imibereho yacu. Imana ishimwe. Haleluya.
umugabo arambwira ngo nagushyira mu icupa, ndamwana ngaho bigerageze. Arambwira ngo dutege, nari mfite amafaranga harimo n'amadolari. Fata idolari 100, ndamwana nti shyira hano. Washyiraho 50,000, shyiraho idolari 100. Ndamwana ngaho bikore vuba, urama iminota ingahe? Ngo 2 yonyine ntabwo ari mwinshi, ndamwana nkongeje indi 2, bikore mu minota 4. Sinzi ibigambo yavuze, aravuga ndeba ku isaha iminota 4 irangiye, ndamwana ndabona ntari mu icupa, ndagiye mfata ya madolari nirebera umubyeyi wari uraho, ndavuga ni nayategeye n'ubundi sinyajyana. Ndeba umubyeyi wari uraho wihekeye umwana, ndamwana akira, mu bujiji bwe havuyemo mano yawe, genda ushimira Uwiteka. Kutagira Imana muri twe biduteye kwirirwa tuyishakira mu misozi, kuba tudahindutse bituma tuyishakira mu butayu, nta Mana ibayo. Imana iri mu bahasengera, nujyayo utayifite uzahahurira n'imbwa yiruka. Biragusaba kugendana nayo, ukajyayo ugiye kwiherera nayo, ariko uyifite ntabwo nkubujije kujyayo. Bibiliya iravuga ngo muze mwenyine twihererane. N'uwanditse mu Balewi yaravuze ngo kure y'induru z'abarasana niho bavomaga amazi. Imana ishimwe, ntabwo mwebwe mwabiyoberwa, abantu bavomye mu iriba. Ntawe uvoma amazi y'iriba mu gihe cy'intambara, muzaperereze ayatoba atarayavoma. Hari abantu bazi iriba, iriba ze hejuru. Mu gihe cy'intambara, intambara ihari inyuma yawe bagukurikirana, warivoma uhita udaha n'ibiroha, iriba ugasigura itobye. Nabo bavomaga kure y'induru z'abarasana. Kugira umutima uhindutse, ngaruke nsoza, ari nacyo gisobanuro cyo kwitwa umukristo. Twigeze, umugabo wanyigishije misiyoloji, Imana imuha umugisha, yampinduye imitekerereze ku kajambo kamwe, numva nigaye imyaka yose. Twageze kumva ya Yesu, ndangije nibuka inshuro nageze kumva ya Muhammad, n'umubiri uracyarimo haruhukiye. Ndeba uburyo twahageraga, tukaba tuzi ko tuhavuye tuhamusize, n'ubundi tuzagaruka tuhamusanga akiri mu gituro. None ngera kumva ya Yesu harangaye, kari akantu ndagakunda ko kuba igituro cya Kristo kirangaye, ndabikunda cyane. None ndangije nakundaga kubasetsa, ni nanjye muto wari uri muri bo, ndavuga ni mu nkomera amashyi mbyina igisirimba, mbyinira uwazutse. Ndasirimba, none ndimo ndasirimba, arandeba, arangije araseka, arambwira ngo ntabwo igisobanuro cy'uko Kristo ariho ari iki gituro gikinguye. Numva kandi atangiye kuba umuhakanyi. Ndamwana igisobanuro ni ikihe? Arambwira ngo igisobanuro cy'ubuzima bwa Kristo nuko azabaho ari muzima muri wowe, ngo nibwo uzaba ufite umuzuko muzima wa Kristo. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ivugana na benshi ariko ntibana na bose. Buri muntu wese mu iteraniro yumva Imana, kandi ikintu nkundira Imana, iturekera uburenganzira tukayumvira mu marangamutima. Imana yavuga ngo na cya kindi ndagikoze, ugahita wibuka fizi z'abana, tuvuga uti Imana irishyuye, ugahita wibuka renti irishyuye, ugahita wibuka ko wadepoje iragikoze. Ivuze kimwe ariko twese tubipaktaja mu buryo bungana n'ibibazo dufite. Ariko burya nubwo ivuganye na bose, ntibana na bose. Ibana n'umuntu ufite icyumba Imana yisanzuriramo, umwivugana nawe akayumva, yakorana nawe agashyira mu bikorwa iby'Imana ivuze. Hari umugabo twaganiraga kuri telefone, ni umugabo, ni inshuti yanjye, tumaranye igihe kirenga imyaka 10 n'ingahe, 4 gutyo, 14. Uwo muntu ubuzi ngo ni inshuti wakenera cyangwa yo yagukenera, mugahana igihe. Uyu mugabo turaganira, agira ikibazo, ntabwo ndibuze kukivuga ko si ngombwa kwinjira muri vie prive ye, ariko agira ikibazo kimukoresha ikosa rimwe buri kwezi. Muri iyo myaka 14 afunzwemo 3 azira ikintu kimwe. Yamvugishaga ambwira ngo ndagushakaho inama.
kandi nta mezi 2-3 yari yashira n'ubundi tutagiye inama. Ndangije ndaseka ndamwanirega kugisha inama ni kimwe no kumvira inama ni ikindi. Kandi koko baroko ntidukeneye kugisha inama, dukeneye gushyira mu bikorwa izo twahawe kugira ngo tube bazima. Abantu benshi dusenga dusaba Imana. Ntabwo nababwiye uburyo namaze iminsi 3 ndi gusengera mu ruhengeri ahantu hakonja. Numvaga nari nahuye n'ikintu kinsaba imbaraga z'umwuka. None njya kwiyiriza ubusa 3 jours umbwira Imana ngo mpimbaraga z'umwuka. Icyo gusa sinari mfite icyifuzo cyiza, ariko nkihari ku munsi wa 3 Imana ni igitangaza. Ntiyaje ku munsi wa mbere, ntiyaje ku wa kabiri, yaje ku munsi wa 3 bigeze saa 11. Umuhanuzi arampanurira arambwira ngo kura kavuye mu matwi y'Imana. Ntabasha ntuvangiwe. Nkivuga cyo arambwira ngo ugeze ubwo usaba imbaraga ngo izo ufite uzikoresha iki? Urasaba imbaraga izo ufite zo uzikoresha iki? Hano harimo abantu bakuze ku buryo badafite imbaraga z'umubiri, ku buryo utamubwira ngo irukanka kilometero kimwe, ariko bafite n'ikindi kintu batinya mu buzima bwabo. Reka duspose nk'inzoka. Abonye inzoka hano ikamukurikira, umuntu udashobora kwirukanka kilometero kimwe, ibirometero 6 yabyiruka kandi ari ku muvuduko udahinduka. Yavuduka wavuduka nshuti y'umusaraba uri guhunga, uravuduka ukiruka. None ikintu gitangaje, iyo duhunga ibitero by'umubiri tuvuduka dukoresheje imbaraga zikiza umubiri, ariko iyo duhunga ibitero by'umwuka turicara tukajya tumera nk'ababikora mu jisho. Ariko uzi kubaho mu buzima budahinduka kandi wumva ijambo ry'Imana budahinduka, ukajya ugaruka imbere y'Imana uvuga ngo nawe urabizi ko ndi umunyantege nkeya. Icyo gusa nigeze njya mu rugo rumwe rw'abavandimwe bafite ikibazo, umwe yabangamiraga undi, umwe muri bo hagati yabo babiri, umugabo n'umugore. Umwe arangije areba umugore we, n'undi areba umugabo we. Umwe aramubwira ngo ariko se ngo urumva nta mbaraga ufite zo kunyihanganira? Ngo nuko nabaye nyine. Ngo nawe wishakemo imbaraga zo kunyihanganira. Ubikigeragezo ku buryo utegeka abantu gushaka imbaraga zikwihanganira kandi guhinduka byashoboka. Wahindutse ko nabyo bishoboka. Hari umugabo wajyaga ungerageza ngo reka ndebe kuri umukristo, akorera mu ntara imwe yakure hirya muri Kibuye, afite ayoboye umudugudu. Navaga i Kigali nkajyayo, nahagera akambwira ngo bayi ngo genda ngo Imana ikugirire neza. Simfite na tiki nkurayo. Mani horaho we, twigeze twagenda ibirometero birenga 40 na bingahe tuva hamwe tujya handi. Ntaje ndamwe se twabuze uburyo dutega, arambwira ngo ndi kugira ngo ndebe imbaraga zawe zo kwihangana. Mufata ukuboko ndamwari nyakubahwa, nzagira Satani ungerageza, ngire nawe uri mu mwuka w'Imana ungerageze, nzamenye intambara nyirwanane. Uzi kudahinduka kw'abizera bituma tubera abandi ibigeragezo, ariko ntimwibuke ko kuba ibigeragezo bya bene so musohorwaho n'ijambo rivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ababizana bazabona ishyano. Kugeza ubwo ubana n'umuntu mu rusengero akaba atahisha na rimwe isoni z'ubwambure bwawe, nibura wagize intege nkeya ntashobora na rimwe kugukavaringa, ahera hahandi. Niyo mpamvu mu buzima bwawe uzabona benshi bita ku makosa yawe, ariko kugira ngo uzabona bita ku marira yawe bizagorana. Njya nkunda kubivuga ndi kumwe na bene data, mwihangane simbarambira ndagaruka ku ijambo nasomye dusoze. Ndi kumwe na bene data bakambwira ngo ni ubutagondwa bwo muri Islam. Ntabwo ari ubutagondwa. Hari igihe mpura n'umuntu agahita mpobera afite urukundo rwinshi, yarangiza akambwira akavuga gapresenta abandi ngo Anicet ni inshuti yanjye. Ntuzi amazina yanjye abiri, ntuzi aho ntura, ntuzi imibyaye bangahe, ntuzi madamu nashatse, turi inshuti gute? Mitamwano ya duhurira mu rusengero ariko ntabwo turi inshuti.
kandi nibyo nabanje kwibeshya nkiva mu musigiti, nabanje kwibeshya ko abantu twasangiye amateraniro tuba dusangiye n'ubuzima. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, nabonye ibiboko nakubiswe n'abarokore, ndavuga nti rwose abarokore barabinkubitaga, ngahindukirira Mariseli nkamwana niwe wanzanye hano. Dawidi yagiye gushaka Samweli aramubwira ngo waranyimitse. Samweli aramuti burya ari kuje twagina Yotirama. Ahageze gucogora kwa Dawidi gusubizwamo imbaraga no guhanura kwa Sawuli, tukimara kwakira agakiza, mbega abarokore baradukubise inkoni nyankoni. Ntabwo ari umunwa gusa, n'inkoni nyankoni, kandi badukubita bayoboye amateraniro. Twabaga turi gusenga, umuyobozi wakatuyoboye inzira y'agakiza akaduhora ko twasenze, kugeza ubwo atanga ripoti kuri police station, aravuga ngo mujye mumufunga kugira ngo adatesha umutwe nyina. Nageraga mu rugo mama agataka ngo ndamwishe ntavuze, arabiripotinga, ntaha kuri burigade iminsi 6. Ajyaho nkabaga narinje ejo nkagaruka nari mpageze, biturutse mu bakizwa. Pawulo areba Abaroma abona nibyo bagira impano z'umwuka rwose, ariko ntibagira ubwenge bw'umwuka. Arabareba aravuga ngo kubabonera rimwe bizangora, ariko kuko burya Abaroma nabo baravugaga nk'abanyaberoya, nk'abanyatenayi Prito. Aravuga ngo nimbandikira bazajya basomerana izi nzandiko. Yandikira urwandiko rw'Abaroma ababwiye aya magambo dusomye, aravuga ngo mwe kwifata uko utari. Birasobanuye ngo hari ukundi mwagenda. Imana ishimwe, hari ubundi buryo wasenga ukabana n'abo bantu, hari ubundi buryo wabikoramo. Ariko kuko mwifata uko mutari, ntimunezeze umwami wanyu. Igihe kimwe Abaefeso baratewe, baterwa n'uwitwa Nikora na Seretusi, babazanamo inyigisho zigira inkomoko muri teoloji bajya bita gnosticisme. Ni inyigisho zivuga Yesu w'umwuka utarambaye umubiri, zivuga ngo impamvu atacogoye yari uw'umwuka. Kandi niba ari ikintu kiryoha ni ukwigisha Christo w'umwuka, ariko kandi bigishaga uw'umwuka bagahakana umubiri wa Yesu. Mu yandi magambo babaga bakuye ubucunguzi mu bantu, bakababwira ngo ni mwinywere mwirire, inda ni y'ibyo kurya, ibyo kurya nabyo n'ibyinda byose bizatsembwa bishire. Pawulo abibwira Abakorinto, ndagira ngo mbibutse ko wari mu mudugudu banditse ibyapa baravuga ngo murakaza neza mu mudugudu wo kurya no kwirira no kwinywera. Banywaga inzoga, bagasambanira ku ruhimbi, bagatura imibiri yabo ikirwamana bitaga Arutemi. Pawulo abageze imbere aravuga ngo hoya, ntabwo ari ko Imana yacu ikorerwa. Hoya, ntabwo ari uko. Bambaraga imyambaro bakiyogoshesha uko bashaka, bakitwara uko bashaka. Abaefeso nabo barangije babonye Seretusi na Nikora, muzasoma ibyahishuriwe Yohana, ngo iki Imana yabashimiye ko bamenye inyigisho z'ibinyoma, ngo barazihunga, ngo bagenzuye abiyita Abayuda atari nabo, ngo barazihunga, ngo kandi ngo banze inyigisho z'Abanikorayiti. Abanikorayiti nibo bigisha babwira abantu ngo Yesu yarabirangije. Exactly, ndabyemera, yarabirangije, ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo Yesu. Iyo akorera muri twe ntarayimara, aracyakorana natwe, aracyadutsindishiriza, tukanesha isi, tugatsinda ibyaha. Abagabo barangije barabibabwira, biba impamvu ya Yohana arabandikira arababwira ngo mwize Yesu w'umwuka. Ariko ndagira ngo mbabwire kimwe, uwo mbabwira amaso yanjye yaramurebye, ibiganza bimukoraho, amatwi yaramwumvise, aravuga ngo yariho aza kubana natwe, yarapfuye arazuka, ariko kandi ntibyarangiye, ngo yagiye kwimana ingoma na se, ngo ariko kandi ngo azagaruka. Ntabwo bizarangira gutyo gusa, azanagaruka, azagaruka. Yohana arababwira ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we akwiriye kwiboneza nk'uko uwo nguwo ashaka nawe aboneye. Barokore, umuntu wakira umugisha w'Imana agomba kuba atunganye mu buryo bushimwa n'Imana. Tukuzemereye ibyo wadohoye wananiweho bigutere kumanika amaboko ubwira Imana ngo nabaye umunyantege nkeya, ariko ntibikubeshye ngo Imana izarenzaho kuko izi ntege nkeya zawe.
oya Abayefeso barangije baravuga ngo noneho turekeraho kujya tujya kogera mu kiyaga cy'iwabo, natwe hano hari amapisine tujye twogera hano. Baravuga ngo mwogere hano. Baterwa n'abagabo ba Nikora rero bahagaze, ba Petero na Yohana basohoka bavuza induru ngo nimuhunge, abarwanya ukuri bageze hano. Barangije bahita bashyiraho defense, bareba abasore b'ibizigira baravuga ngo nimutyaze imipanga, imihoro nimuyityaze. Twebwe twabyitaga gukubira. Nimugende mukubire. Asante. Mugende mukubire. Nimumara gutyaza muhagarare ku nkingi z'amarembo z'iwabo. Efeso bahagarara mu marembo y'iwabo n'imihoro. Pawulo abakumbuye arabandikira aravuga ngo mu makuba y'inyigisho z'ibinyoma zateye iwanyu ngo mwirinze muti. Baramusubiza aravuga ngo gira ihumure rigwiriye, ngo twahagaritse abanyembaraga mu marembo y'umudugudu bafite imipanga ntaho banikora banyura bazi iwacu. Pawulo yikorera amaboko aravuga ati we si izo ntwaro zirwana iyo ntambara. Niko kubandikira arababwira ngo ibisigaye mwambara intwaro zose z'Imana. Bari bafite indi mihoro. Iyo umuntu adahindutse arwanisha intambara itariyo, arwanisha intwaro itariye, ntabwo amenya uburyo arwana. Ariko iyo wahindutse uba uri trend, Imana yaraguteguye, urwana nkawe ugatsinda nkawe, kuko intsinzi y'agakiza ka Kristo igendana nawe. Icyubahiro cy'Uwiteka kigutera igitinyiro. Muzarebe umuntu ucishije bugufi ushyikirana na bose niwe ugira igikundiro. Ariko umuntu ukankama n'ababyaye baramuhunga, kandi uwubyaye yaguhunza guhungira mu rugo abandi. Abayefeso bahagarara mu muryango n'inkota. Ndabemera barokore. Kera ahangaha hashize nta muntu wari gushyingirwa muri Karuvari ngo mwadepera mutahira ubukwe. Ntitwari kubakira, ntabwo twari kuza. Reka mu nkingi z'imiryango hari hahagaze abagabo. Uvuye uriya mu Yehova mwavuganaga nawe iki? Nta soni, umudive we murahagararana. None byamaze kwafekta abantu, bazi ko bamwe bazi ngo umwuka w'Imana biwabo. Usanga umuntu ari kukubwira ngo uzaza usengere n'iwacu urebe. Yewe data we, si ibihe by'umwuka murarikira, uzaza urebe. No bihita bituma natwe mwivuga butumwa aho kugira ngo tubwirize abatagira itorero no kugira ngo tubyaze agakiza abantu badafite agakiza, twishimira kurera abavuye mu migongo y'abandi. Abo ntibababaje bari bahetswe. Reba abagenda ku muhanda batagira aho bataha, badafite urugo. Hari abatagira umugongo bakuriraho, wihekura bari ku mugongo w'abandi. Fata badahekwa nibururera badafite ubarera. Ariko kubera imipanga yo muri Efeso barahagaze, araho duhagaze mu marembo. Pawulo aravuga ati yewe we, ntabwo ari uwo dukirana nawe, ntabwo ari uwo. Aravuga ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo nizo ntambara turwana n'iz'imyuka kandi zifite imbaraga. Aravuga ngo ariko nimuhagarara mudatsinzwe, ngo nibwo muzabasha kuzimya imyambi ya Satani yose yaka umuriro. Kubera iki Yesu ashaka ko tuzuka? Ndashoje. Birumvikana ntabwo Kristo yakifuza umuzuko w'umuntu utarapfa, sibyo? Abantu bize shimi, hari utunyangingo cyangwa uturemangingo tubaho ari uko utundi dupfuye. Wenda tworoshye mu buryo buri muntu abyumva. Reka tuvuge muri ubu buryo. Katwifashishe iki giseke gikozwe mu mbaho, sibyo? Urubaho rwacyo rutarabonwa cyari igiti gihagaze, sibyo? Iyo igiti gihagaze nibwo kiba gifite ubuzima. Yego, kugira ngo iki giti kivemo ikindi kintu birasaba ko kigomba gupfa, bwa buzima bwacyo bugapfa, kigakorwamo ikindi kintu kikabaho. Ubuse twavuga ngo iki giseke si kizima? Ni kizima, kiriho, ariko ubuzima bwacyo bukuwe mu giti cyapfuye.
ndagira ngo munyumve. Gupfa kw'iki giti bituma abona ishusho y'igiseke y'icyo ashaka kugikoramo. Natwe tukiriho muri kamere yacu, turiho nk'ibiti bizima nibyo, ariko ubwo buzima ntabwo ari wo mumaro w'igiti, kuko umumaro w'igiti nubwo n'ubundi tugaruka tukabushakiraho imvura, ariko igiti nabwo kigira umumaro kinatemwe, nubwo tugishakiraho byinshi, nibwo gikorwamo ibitanda, imeza, intebe n'ibindi. Noneho icyo ushaka kuvuga ni iki? Umuntu uriho muri kamere ye ntashobora kunezeza uwatumye abaho. Ndahasubiramo. Umuntu uriho muri kamere ye ntashobora kunezeza uwatumye ubaho. Uwakubeshejeho Imana yatumye ubaho. Ndagira ngo nkubwire ibintu witiranya bitari byo ku Mana. Ntabwo Imana yicuza kubw'ubuzima urimo. Ibigeragezo byawe ntabwo Imana ibyicuza, yari ibizi, irabizi neza ko ariyo ntsinzi yayo, kuko kukunyuza ahakomeye woroheje biragaragaza imbaraga zikomeye zakunyujije aho wari gupfa ariko ukabaho. Aho ngaho unyura muri ibyo bigeragezo, muri izo ntambara, aho tubona ishusho y'urupfu uberaho, ni igisobanuro cy'imbaraga zibeshaho wabanye nazo. Birumvwa na bake muri iyo situwasiyo urimo. Kubaho utagira akazi ni igisobanuro cy'Imana itunga abantu badakora kandi bakabaho. Ntibivuze ngo uzahama gutyo, ntibivuze ngo uzahora gutyo, oya, ahubwo byari bisobanuye ngo niwitwara neza gutyo Imana izapuguretinga, uzashyirwa, izongera amaranka yawe, ikuzamura igushyire ku yindi ntera, kuko Imana yishimira umwana w'umuntu. Nkunda amagambo Imana yabwiye Yobu adahuye n'ibigeragezo bya Yobu. Yazanye itiku, umugore aramwanze, cyari ikintu kibi, ntakiryama mu cyumba cy'umugabo, oya, araho bamena ivu nihabonera urujyo akaryirenza akishima. Umugore aramureba aramuga ngo nkuboneye ibanga, tukimana wipfire. Afata abagabo bari inshuti z'umuryango, Zofari, Birudadi na Elifazi, abatumiye ngo bamureberere bamusengere. Elifazi asoza umunsi wa karindwi ari kumutuka, aramubwira ngo ibi ni ibyaha byawe. Nta soni wowe uratwicaza hano, ari ibyaha wakoze ukanga kwitunganya. Tujya dukunda gusoma iryo jambo tukaryigisha neza, nibyo ni byiza, ijambo rikurwamo irindi, ariko yaramubwiye ngo iyuzuze nayo. Iryo jambo turarikunda, ariko we yarimubwiye ari kumuhinyura. Yaramubwiye ngo iyuzuze nayo nibwo uzabona amahoro, kuko yarazi ko ari ibyaha Yobu yakoze. Harangije Yobu aramubwira ngo ariko ndatunganya. Aramubwira ngo hoya, ngo ntibigakabe ko twagushima kuvuza ibitunganya, ngo n'abamarayika b'Imana Imana babonamwe amafuti. Si ijambo ry'Imana ni Elifazi. Aramushinyagurira. Yobu agera ku rwego abura umuntu n'umwe, ariko avuga amagambo, aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Aya magambo ndabizi neza ko twebwe dukunda gukomezwa n'ubuhamya bwaturutse mu kanwa k'abanyamubabaro, ariko igihe twebwe turi kuremerwaho ubuhamya biratugora ngo duhagarare nk'abakirisitu, tuba abantu bazima bashyitse kugira ngo dukorere Imana. Ariko Imana irashaka ko tugenda uko turi. Tugenda uko tugize dute? Ubwo buzima wanyuzemo ni iforomo Imana iri kugucuriramo. Ni ikintu cyumvikana, iri kugucura kugira ngo uvemo icyo Imana ishaka. Bakundwa nshuti z'umusaraba, mwagize ngo Anicet, ngewe mvukira Cyangugu ahitwa ku Kadashya, ni mu murenge wa Kamembe. Mwagize ngo navuye ku Kadashya nzi Kigali nirukanka mfata mikoro, oya, byabanje kunshomora muri Isilamu. Ayo nahembwaga ubuzima nari mfite burashira, inkweto irahinduka, nambara bodaboda nshyiramo isinga, amashuri arahinduka, byose birarangira, mbaho mu buzima bumeze nk'ubusazi. Dore uwanjyanye mu rusengero nguyu, naciyemo ipantaro ya Grand Frere nyikuramo igikabutura,
hamwe naho nagiye gusirimba ikirasi nari nayikenyeje kivaho bakundwa nshuti z'umusare ukorwa n'isoni ku buryo umuntu akureba akakubona mu ishusho y'abasazi kuko iyi Imana iri kugucura muzarebe inzu itaruzura hari igihe abafundi bagenda igikwa gishinze bataragera naho no kuri rento icyo kizura kireba nticyakugamisha umuntu ni ikizureba utacumbikiramwe abantu nta wagikoramo stoke keretse ibikoresho bitagira agaciro izo nizo nshuti twagiraga abatawe nibo duhura ubu uri ikizu kitagira forume kugira ngo uzagire ku rwego usakarwe Uwiteka akore finisaje utangire kugendererwa abantu baba barakunyuzeho banyagirwa ntibagushakireho n'umukiro bakagenda ubu rero hari abantu bameze nk'ibizu bitarasakarwa abandi banyuraho wibakenera ntacyo bazihisha mu iwawe haranira gusakarwa kugira ngo uzatwikire icyuho cyabo ndabivuze nubwo abantu babyumva nabi ndabivuze ariko nudasakarwa nta muntu uzakwemera ndabarahiye utarasakarwa ngo unakingwe ku buryo hari umuntu wakwihishamo nibura inzara niterwa akwihishemo ntawe uzagukunda muri iyi Kigali muri uru Rwanda rwa none barababeshye umwuka w'urukundo wari uriho mbere uyu munsi ntawo duheruka kuza ngo umukozi w'Imana ni bangahe se si ibyo bavugira ku rusengero wagera mu kibazo bikarangira reka sha ibi yo kugira ngo ube umuntu Imana ishaka nuko wemera gutemwa muri kamere yawe ugatemwa ugakurwaho ukabaho udahari ku buryo umukozi wo mu rugo agusuzugura kandi umuhemba warangiza ukamubwira ngo ndakwihanganiye ukamwihanganira kuko ugira kwihangana iyo kamere itaratemwa Uwiteka ntazaguha umukoresha uteye nkawe nose nawe ubwawe uteye nabi niguha umukoresha muteye kimwe muzamarana kandi uri muri kampani ye Imana iguheza mu rugo kugira ngo ucurwe uzajye gukora ufite imbaraga zo kumwihanganira ariko ikiza cy'abakoresha bakwicarisha umushahara umushahara ugatsikamira kamera ukajya wumva ariko si ubuzima buhindutse abakirisitu bagirwa bakizwa n'umushahara akicara munsi y'umushahara akavuga ngo sinamubwira nabi ni boss ariko mu mutima bihari burya Imana yanditse ko wamaze kubivuga nushaka ucurwe ugira umutima wiga kwihangana uzi bene uwo muntu Imana igushakira inshuti zivuga umuntu uteye nabi Imana iguha inshuti ziteye nkawe ku buryo zikuvuga ukajya wirirwa ubyimbye igutoreza mubo mungana nyine none uzakina nande mutazatsindana iguha abagutsinda nabo uzatsinda mukaba muri mu kibuga kimwe ni uzasanga umuntu muri karitsiye yabyariye iwabo agira inshuti yabyariye iwabo nabo babana nta kazagira agira inshuti z'abashomeri ukora amufata nk'umwibone ntaba muri korari agendana n'abataririmba ntashaka kugendana n'abari muri korari niho udutsiko two mu rusengero tuva ukabona hari agakundi mwene data uyoboye yavuze ngo ntabwo dusirimba nk'abari muri kompetisiyo ukabona hari agakundi kagendana burya ntabwo ari uko bakundana bo bibeshya ko bakundana ahubwo bahuriye mu kintu kimwe barahuje kuko imitekerereze ari imwe noneho bituma banakora ikintu kimwe gisa kuko imitekerereze ni imwe ariko burya ntabwo ari uguhuza ntabwo ariko guhuza ukeneye ugufata ukuboko akakwimura aho ngaho akagutwara niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu benshi bagira inshuti mu buzima baririra waba uri kuziririra nazo zikarira ugasoza ugatangira umubwira ikibazo cyawe mugasoreza ku kibazo cye nta numwe wo gufata undi mu kuboko nta numwe wo gufata undi mukuru reka da ukajya kureba uti nawe nuko uti niwanjye niko byagenze azanywe nuko iwe rumeze nabi ugiye kumukorera urundi rw'iwawe icyiza cya mbere agukorera ni kimwe nuko ajya kuvuga iby'iwawe kuko wabikoreye ku gikomere cy'ibyiwe arahita ajya kukuvuga nurangiza umubwire ngo nta banga ugira burya ararigira nuko wamukoreye ibiruta ibyo yikorera ngo warabivuze yarabivuze nyine yazanywe no kugira ngo avuge ibye
ntumwumvise umuhaye ibyawe kugira ngo aruhuke. Akeneye umutega amatwi n'ubundi akavuga, nawe azakuvuga nyine. None warangiza ngo twabuze umuntu wo kubitsa ibanga. Nibyo yarabuze, kuko nawe utari umunyamabanga w'abandi. Iyo uri umuntu uhindutse, Imana igushakira mu ihumure ry'abanyabikomere. Iyo uri umuntu uhindutse, Imana igushakira mu ibyo kurya by'abashonje, ikunyuzaho umugisha w'abandi. Iyo uri umuntu uhindutse, ni wowe. Bibiliya iravuga ngo muzaba mubaye umutwe, ntago muzaba mubaye umurizo. Sibyo? Iyo uri umutwe urakereya nyine imishinga abandi baze gukora iwawe, bafite ihumure, nibazi wowe bazaruhuka. Ariko kuko nta mpinduka, Imana ntishobora kukugira umuntu uhagarariye abandi. Uragorana nubahagararira uzajya ubaremerera. Niyo mpamvu muzasanga icyubahiro cyo mu isi abato bikorera umukuru, ariko icyubahiro cyo mu ijuru umukuru afata ukuboko abatoye. Niko mu isi hubakitse. Umuntu udahindutse abaho mu buzima buteye ubwoba, ariko kandi umuntu uhindutse agira icyubahiro gisize igikundiro, kiriho ubwiza, ku buryo arakuvugisha ukumva ihumure. Muvugana nawe ukumva ihumure, akurambikaho ibiganza ari kugusengera. Ntibisaba ngo afate umwanya munini, aravuga ngo mu izina rya Yesu muhe kuruhuka. Utarasoza kuvuga kuruhuka, yumva ihumure. Abaruhutse biba bihagije. Muzumve, hari umuntu wicarana nawe, wakicarana n'umuntu kumva uri jene, urabangamiwe, biragoranye, ugasanga ukora mu rugo rwo kwa runaka ariko ntabwo ukunze ko hari. Murasekana muri mu rusengero, ukibaza mabuja wo mu rusengero wateye haleluya na mabuja wo mu rugo. Ugasanga kubahuza bikakunanira, ukajya ukumbura nyokobuja mu rusengero. Yavuga wamunyereka ateye haleluya, nibura nagira ngo umujinya yari afite warangiye. Kajya wibaza, uyu mukizwa n'uwo mu rusengero n'uwo hanze, ukifuza ko Imana yamuha gutinda mu rusengero kenshi kuko nihahinduka. Ariko aha niho tuvoma, tujye ku karubanda, tujye gushyirira mu bikorwa iby'Imana idushakaho. Banza utemwe muri kamere kugira ngo ube umuntu mushya, ubuhindutse. Nababwiye ukuntu nagira gutunyanga, mfite amahane, mfite udukoryo two gukora mu ibyaha. Ntabwo nadutangaho ubuhamya, kuko hari igihe umuntu atanga ubuhamya uko yakoraga ibyaha akaba ari gutuma abandi batarahinduka gukora nkawe. Ntabwo nabikora. Nari mfite udukoryo two gukora mu ibyaha ku buryo umuntu yankubitaga ngahita njya kumuteranya n'umuntu wa hafi we wa bugufi. Noneho baba bari kurwana ngahagarara ku ruhande nkavuga nti nimumarane nanjye ejo mwarabinkoze. Hari umugabo wigeze, hari umugore wigeze aza nkubitira mu rugo, arankubita kabisa. Arankubita ndangije navuga nti nanjye ndagutekinika. Ndagenda niba radio ye mu rugo, maze kuyiba nyiha umugabo w'abari uyigurisha. Ndaza mbwira umugabo ntingurishiriza. Arayigurisha, arangije turayagabana, atwara 2,500 ntwara 3, yakenyereraho kandi agurishije radio ye. Aciyemo akanya, gaciyemo baramwata, ariko burya nubwo wabuze radio umugabo wawe yayiriye. Umugabo utereka kanagurishije radio, Anicet yanzaniye, ndamwana nta radio ngira. Nta radio ngira. Rubisibaniro, dayimoni yari yarampaye ubwenge bw'abakarudaya. Umukarudaya guteza ikibazo akajya ku ruhande, wowe n'inshuti yawe mwaba muri kurwana mukamukeneraho kuza kubunga kandi ari we wabateranyije. Nagira gutwo dukoryo, ngakunda kurwana. Iyo nabwiraga umuntu ntanyumve, ubwo ni imigeri nyine, nukuguruka. Narabikundaga. Kompetisiyo ya nyuma ndi bujye kurwana, uwayimbujije nguri yari hano. Ibi ntabwo tubivugira mu ntara. Faustin, haguruka, dore nguwo niwe wambwiye tireka ajya mu giterane byo kurwana ubireke. Kandi hari harimo inote, hari harimo $1,000. Ndavuga nti reka njye guterana ingumi ntacyo ndataha.
ngaruka ni siporo arangije arambwira ati ariko si umukozi w'Imana ibyawe by'ibipfunsi byawe na we yajyaga twita utubazo ngo n'utubazo twawe ngo natwabazo twawe ngo bizahurirayo. Ntabwo wari kumbwira kabiri ngo twumvikane tujye kujyadiriya, nari nzi neza ko jihadi nyemerera kukujidura. Ashyiragaho jihadi bikaba igikorwa gitagatifu. Nashyiraho tayikondo bikaba imbaraga zigucisha bugufi. Ntabwo ntibyari gupfa gushoboka. Ariko ndangije mbwira kamere ndayibwira nti suka umwuka akora, gendana nanjye wize guhinduka. Ninjye wiganirizaga, ntabwo ari undi nabwiraga. Navaga mu rugo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo umuntu ngendera nabi, umuntu nyanduranyaho araba ari mwarimu w'umunsi. Wambwira nabi nkavuga ni voila tica ndamubonye, ngahita niga kukwihanganira nkavuga nti risomo sinshaka ko rinsinda. Ntangira gutoza kamere yanjye. Hawe data we, Imana impa mwarimu ntago namubabwira. Yampaye mwarimu arangerageza amanura mu birere byose, aramanura nyicaza hasi kwitapa akajya garanzura. Ntabwo namubabwira. Imana ntishobora. Yewe we, niba ushaka kwirinda ibigeragezo ihutire guhinduka, kuko utarahindutse ugeragezwa buri gihe. Munyemerere dusenge nsoze. Niba ushaka kwirinda ibigeragezo itoze guhinduka, kuko iyo uhindutse utsinda kenshi kuruta uko ugeragezwa cyane. Biraza ukabibona gutyo. Nkunda ubuhamya bwa Pawulo, yaravuze ngo bumaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro. Ariko muratekereza umugabo wumva ageze ku gicaniro aho kugira ngo umuriro uzime wakenyegezwa. Igicaniro ntawe ugihuhamo, ntabwo bikunda, ni ikizira guhuha mu gicaniro. Bafataga amavuta y'umuzabibu bakadaha, bagasuka amavuta ya elayo bakadaha, bagasuka mu muriro wo ku gicaniro. Barangiza bagakoranya inkwi, cyo twita kwenyegeza. Bakenyegeza, akadaha amavuta agasuka ku gicaniro. Aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Imana ishimwe. Utaratemwa ngo kamere iveho. Ibi mwigira ubwira umuntu ari umushumba twari twicaranye, mwihangane nge ntanga urugero kura. Twicaranye ahamagara mugenzi we aramubwira ngo nshakira umwigisha wo mu bacu ngo abari buza kutwigisha. Mu babo murumva icyo bari kuvuga? Bahuje izuru. Nkunda Imana irabemerera amazuru bakayahuza, ariko guhuza umutima bikanga. Nta gasozi katagira agasharu. Guhuza umutima shwi ngo nshakira uwo mu niye n'umwuka wera utaratemwa ngo ibyo by'amazuru biveho. Kamere yawe izahora ari umutwaro wikoreye. Uzajya wicara ku ntebe ugira ngo ni icyubahiro, Imana yibirinde urujya ugenda uyikoreye. Usanga abantu babaye abagaragu b'ibyo batunze. Umuntu akakubwira ngo ndi umukire, wahehe kandi uri umukoroni w'ibyo wagezeho. Ntabwo ubwo ariko bakira. Gukira ni ukubaho nta mushiha muri bikeya cyangwa muri byinshi. Naho ibi ngibi uzana n'umushiha ngo narakize birakureba. Unyura ku bantu ukabasuhuza n'ibihono usakuza, wahagaze se ugasuhuza bigutwaye iki? Hari abantu bikoreye umuruho uturuka mu buremere bwa kamere, bo bakabyita icyubahiro n'igitinyiro. Ntabwo ari uko abantu bagutinya. Kubona baguhunze si ukugutinya, ni ukukwanga. Reka umuntu ukubaha araguhunga, azagira atya. Ariko burya nubona baguhunga uzamenye ko bakwanga, ntabwo ari ukugutinya. Umuntu udahindutse n'umugisha warawirukana, aba ameze nk'umugenzi ugenda atumura ivumbi. Iyo uguye imbere abo watokoje bakunyuraho bibyiringira ntibanakubone. Nta ugufata ukuboko ngo akubyutse. Bakunyuraho bihungura mu maso, ivumbi wabateye uri gutambuka ribahuma amaso bakakunyuraho batabonye ko waguye. Ni kwisiteye. Ariko igihe umuntu ahindutse nshuti z'umusaraba, wabaye igiti gitemwe, uratemwa nibyo. Yobu yaravuze ngo ni igiti cyatemwe. Ese ubundi murumva arinde? Ntabwo ari we wavugwaga, si we wavugaga. Mu mibabaro ya Yobu harimo ubuhanuzi bwa Christo. Iki giti cyashushanyaga Yesu, ari nacyo cyuzuza amagambo Hana yabwiwe. Imana yaramubwiye ngo nkiri kuzimu ngakurayo. Ntabwo yari iri kumubwira ko hari abo. Hana ntawe yari yarapfushije.
nta nubwo Imana yari kumubwira ngo ndakwishe, yari iri kwirata ibigwi byayo. Hana yazaga gusaba umwana, Imana ikamureba yawe ati uyu mugore wicaye aha arira aboroga, ntabwo azi ububasha bwanjye. Yagize ngo umwana utaraje mu nda yo kubyara niwe wenyine natanga gusa. Imana ikavuga ati ngewe nshyira ikuzimu ngakurayo, ikuzimu aho bapfira mvanayo ubuzima ndi Uwiteka, ndica ndemera umuntu agapfa, ariko nyuma yo gupfa akongera. Haleluya, ndabyemera. Agatukwa agaseba ndabyemera, agatemwa akarandurwa, ariko nyuma yabyo ajya yongera kubaho. Haleluya, yarabyemeye. Ariko hari ubuzima bushya buturuka mu gupfana na Kristo. Hari ubuzima bushya duherebwa mu muzuko. Hari ubuzima bushya, hari imibereho mishya, hari imibereho mishya. Ndumva nabivuga buri kanya, hari imibereho mishya, hari impinduka nshya. Sobi tolairo Telehoria monamandia la raritine esimangia sonita Pelimoria dasa Telehoria dosaki Temoria nama. Haleluya, hari imibereho misha, hari imibereho misha. Niyo ukeneye mu buzima bwawe, ntabwo ukeneye kwimuka imbere y'umurozi, ukeneye imibereho misha. Yes. Ariko iyo ndirimbo yiririmbe nta kibazo, yiririmbe yikurimo, iyo ngiyi ikurimo. Ivaye irarangaye, ivaye irarangaye, ivaye irarangaye, ivaye irarangaye, ntabwo akiri mumva yarazutse, ivaye irarangaye. Ariko buri muntu muri iyo njyana ntacyo, buri muntu muri iyo njyana shaka ikintu ubwira Yesu, nurangiza umubwire ngo nkeneye mu buzima bushya. Sinzi niba ari mu rugo byature, umubwire ngo nkeneye ubuzima bushya muri ngewe, mu mibanire n'abantu nkeneye ubuzima bushya, nkeneye kubaho mpindutse, nkeneye kubicyaremo gishya. Ku rurimi rwawe ukeneye ubuzima bushya, mu ngingo zawe z'umubiri ukeneye ubuzima bushya, ukeneye impinduka z'ubuzima, ukeneye ubuzima bushya. Haleluya, ukeneye ubuzima bushya, impinduka nshya, imibereho mishya, imigendere mishya, imvugo nshya, biyobowe n'agakiza k'Imana. Amazi n'amaraso yo mu rubavu rwawe bigize uburyo bwombi, n'urubanza rw'ibyaha n'imbaraga biza. Reka mbasabe muhaguruke mwegere ijuru dusengana Imana. Yekuza sindukundi, imbaraga n'imbaraga biza byo. Yekuza sindukundi. Mwari muzi ko ibyaha byinshi umwana w'umuntu akora abikora arwanirira icyo ari cyo. Iyo uzi rero ko icyo uri cyo gikomoka mu muzuko wa Kristo, urekeraho intambara Kristo yarwanya bikakurinda gukora ibyaha. Ubu uzi ko icyo uri cyo mu buzima buhindutse, ntikicwa n'amagambo abantu bavuze. Abantu benshi bisebya bari kudefanda ibyo abantu baba bavuzeho, ariko iyo uzi ko ubuhamya utangirwa n'ijuru bushyitse, tujya gusobanurira abantu, ntabwo ibyo bitindaho, uguma kuwuriwe. Kuba umuntu uhindutse gusa mushya muri Kristo Yesu biguhesha umuzuko. Nababwiye gupfa kw'igiti bituma kivamo ikindi, icyo kivuyemo cyitwa umuzuko wacyo. Gupfa kwawe bikugira mushya, uko kuba mushya
byitwa umuzuko wawe, kandi uwo muzuko tubaho ni ubuzima bwa Kristo. Ndagira ngo turambure ibiganza dusenge. Mana turagushimiye. Katoe soa ilogare savanto aidari. Amaboko yawe ntajya ananirwa kuzura uwapfuye. Nicyo gituma n'abariho Bwana utujaze. Nicyo gituma n'abariho gusaba impinduka bikoroheye. Wasezeranye natwe amasezerano menshi, utubwira kuzadutwara henshi, utubwira gutunga byinshi no gukora byinshi, ariko turashaka ngo tube duhindutse uburyo butuma umunezero wawe duhindure ma uzajya tumutwirata no mu bantu. dushobose guhinduka. Izina ryawe nirihimbazwe. Impinduka zawe nizo zazanye umuzuko mu isi, impinduka zawe nizo zatanze umwuka wera, impinduka zawe nizo zizatuma ugaruka gutwara umugeni, impinduka zawe nizo ubwazo zituma dukomeza kwinjira ubuzima bw'ubukristo. Nagusabye kugira ngo uducure tube bazima, ntitube dufite ibindi byirato byose uretse kwirata izina rya Kristo Yesu, uretse kwirata ko watumenye tukakumenya. Ibigwi byacu ubihindure, mutima wacu uzuza amashimwe kubw'icyo kintu. Turagushimiye Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina rya Kristo Yesu. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.